kandi data uri mwiza ibihe n'ibihe ntawavuga imirimo yawe ngo yirangize kuko ni wowe uhambaye ni wowe ushoboye byose ni wowe uri hejuru ya byose kandi uri mwiza ndetse ubitwereka ibihe byose si uyu munsi twavuga ineza yawe ni gute twavuga uri mwiza ni buri gihe bidusaba ko uh, buri kanya kose twavuga ubwiza bwawe buri kanya kose twavuga kugira neza kwawe buri kanya kose twavuga uburyo hambaye data turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi tugushimiye ubuntu bwawe no kugira neza kwawe nanone iki gitondo kandi tuzindutse turi bazima tuzindutse hatari uruhare twabigizemo ahubwo ari ubuntu bwawe n'imbabazi zawe no kugira neza kwawe watweretse urukundo utwereka imbabazi atacyo twatanze ahubwo ari wowe ubwawe kubw'imbabazi kubw'urukundo ushyirwe hejuru ya byose tuzindutse muri iki gitondo dufite imitima yuzuye amashimwe data turashima ko turi amahoro turashima ko tunezerewe turashima ko turi bazima kandi turashima ibyo wadukoreye ubuzima bwacu uyu munsi urimo uravuga ineza yawe kuko tuzi neza kugira neza benshi ntibakiriho benshi bageze ahacecekerwa si uko bakiraniwe ngo babe bari kuzira ibyo bakoze ahubwo ni gahunda y'imbabazi zawe twewe iki turiho nabo mu isi barakoze igihe cyabo kirarangira mu isi barariye igihe cyabo kirarangira mu isi bakoze ibyo bashoboye mu gihe cyabo none igihe cyabo cyarangiye ntibagihumeka umwuka w'abazima nitwe turiho turahumeka umwuka w'abazima kandi turahumeka umwuka w'abazima twe nta kindi twakoze ahubwo ni imbabazi zawe izo mbabazi zawe zabanye natwe uyu munsi iri joro turazishimiye ko mu kanya twari mu gicucu cy'urupfu hari n'abakiryamye kandi bacyumva ko bwije ubu ngubu batarakanguka data nyimpuhwe nyiribambe nyirimbabazi wowe umenya ibidukwiriye mu mitima wowe ureba imitima yacu ukamenya ibyiherereye reba mu mitima yacu wakira amashimwe tugushima muri iki gitondo imitima yacu iguwe neza ninde uri kunyumva muri iki gitondo ninde tuzindukanye ngo dufate umwanya wo gusenga ninde ubyutse ngo twirengagize ibihe bibi bigoye twaciyemo ibyo turi gucamo ibyo turi kunyuramo kabone niyo haza n'ibizaza kandi ese ninde umuntu uri kunyumva muri iki gitondo ngo dufatanye gusenga dufatanye guhamagara data tumubwire ngo imitima yacu iranezerewe kandi nejejwe nuko watweretse imbabazi zawe katwereka urukundo rwawe uyu munsi tukaba dufite byinshi dushima tutabikesha ikindi ahubwo tubikesha ko data ukomeje kutwereka imbabazi zawe izina ryawe rishyirwe hejuru ya byose duciye bugufi nubwo dufite byinshi byakabaye bituriza duciye bugufi nubwo dufite byinshi byakabaye bituma twigunga tukababara duciye bugufi ngo dushime nubwo imitima yacu yakomerekejwe n'abagombaga kuyiha umunezero n'ihumure duciye bugufi tubihawe nuko imitima yacu iri gusabana nawe kandi ukatwemerera tugatuza data uyu ni umunsi udasanzwe ni akanya kadasanzwe ni ikindi gihe kidasanzwe twongeye kubona twagiriwe ubuntu ntacyo twishyuye ahubwo ari ineza yawe izina ryawe hejuru ya byose dufite amashimwe muri iki gitondo kubera ko imitima yacu inejejwe n'ibyo bihe byose kabone n'ubwo byari bigoranye kabone n'ubwo byari biduteye ubwoba kabone n'ubwo hari abaciriga bafite ubwoba na n'ubu data iki ni igitondo kidasanzwe ni igitondo bwacu dushima ni igitondo tunezerewe ni igitondo amaso yacu akangutse kureba imirimo yawe
amatwi yacu akangukiye kumva ibyo uvugana natwe. Ingingo zacu zigomba kujya mu mirimo ya buri munsi. Ibitekerezo byacu bigomba kujya kuri bizinesi, ibitekerezo byacu bikajya ku kintu kitwinjiriza ubuzima n'amafaranga. Nibyo koko ibyo turabitekereza kandi turazindutse kugira ngo dutere intambwe ya mbere tujye gushakira imibereho ubuzima bwacu bwo mu isi busanzwe, imiryango yacu, ibyo twifuza kugeraho, gutera imbere mu bindi, tukazinduka. Ariko imitima yacu iciye bugufi muri iki gitondo ngo ibanze ishime, ibanze ivuga gukomera kwawe, ivuga ineza yawe, ivuga ubuntu bwawe, ivuga urukundo rwawe. Tubanze dutake izina ryawe kuko ryatweretse imbabazi. Nibyo Yesu, nibyo Data, nta wundi wasa nawe, nta wundi wavuga nk'ibyo tubwira ngo abivuge, nta wundi waduha nk'ibyo uduha. Abo mu isi baraguha bakakugenera ndetse bagatangira kukwishyuza, bagatangira kukwaka ikiguzi cy'ibyo baguhaye. Rimwe na rimwe mukajya mu manza, rimwe na rimwe imiryango igaterana hejuru, rimwe na rimwe guhuza bikabagora kandi bavukana, abandi bikabagora guhuza kandi barashakanye bakundanye, abandi bikabagora guhuza kandi bakorana muri bizinesi, ari partner, bariyemeje gushyira hamwe. Ariko twebweho Data Nyiringabo, iyo turi kumwe nawe ibintu byose birakunda, ibintu byose biremera. Benshi hari ubwo bajya gusenga bakibwira mu mitima ko ibyo basengeye bitakunze. Benshi hari ubwo bajya gusenga, benshi hari ubwo bari gusenga, benshi hari ubwo babishyiramo imbaraga bagasenga, ariko nanone bakumva amajwi abongorera ngo n'ubundi ibyo wasengeye nta cyahindutse, nta cyavuyeho, nta cyagabanutse, nta cyiyongereye, biracyari kwa kundi. Ariko nshuti yanjye, ndagira ngo ubwire ko Data, umubyeyi, mutunzi w'imbabazi, nyiribihe, ari mwiza. Kandi koko ibihe byose nk'uko abaririmbyi babiririmbaga, Data arakumva, arimo arakora ibyo agomba gukora. Wowe tegereza utuze, wizere ko Data ari umubyeyi, wizere ko Data ari umutunzi w'imbabazi, wizere ko Data ari umunyempuhwe, wizere ko Data atunze byose kandi mu biganza bye. Kandi wibuke ko Data nta na kimwe yaguha nk'umugisha ngo yongereho umubabaro. Izina ryawe Data rihabwe icyubahiro. Turazindutse muri iki gitondo, tuzinduwe no kugushima. Benshi bafite amarira, bandi bafite agahinda, bandi bafite amaganya, banezerewe ni bangahe ko ari bo bake. Ariko nonaha muri iki gitondo, umuntu wese ubuzima wavukiyemo sibwo buzima wabyirukiyemo, sibwo buzima wakuriyemo, bwaje kugenda buhindagurika. Uyu munsi hari urwego ugezeho, uyu munsi hari indi ntera ugezeho, ariko mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo Mwuka w'Imana guhishurire urwego ugezeho uyu munsi, urukesha Data, urukesha imbabazi. Bagenzi bawe mwiganye bari hehe? Bagenzi bawe mwiganye uyu munsi bari ku ruhe rwego? Bagenzi bawe mwabyirukanye muri karitsiye cyangwa abo mwavukanye hariya ku mudugudu mugakurana, uyu munsi wowe ukaba hari aho ugeze uri kunyumva, bo bari he? Bageze kuki? Wowe bikesha ubwenge bwawe, wowe bikesha ko iwanyu mwari mufite ubushobozi, ukiga ugatsinda. Ese waba warabigizemo uruhare kugira ngo uvukire hariya? Babandi mwiganaga basigaye mu buzima bwo hasi, bagerageje bikanga, bo babihisemo kuvukira hariya? Oya. Niki?
ni imbabazi z'Imana, ni ubuntu bwayo, ni urukundo rwayo. Ariko urukundo rwayo nuko yagukunze ikirengagiza bariya? Oya, ni ubushake bwayo. Ubushake bwayo rero niko bukora. Ubushake bwayo rero bubona abantu bose batari kuri standard imwe, batari ku rugero rumwe, ariko yakira amashimwe ya buri wese. Babandi wasize, babandi mwabyirukanye bari kunyumva, turi gusengana. Wowe banakwita n'umwirasi wenda kubera aho ugeze uyu munsi, utaza no mu nama yabo gutanga ibitekerezo, wibwira ko wabarenze kubera iyihe mpamvu? Ubushake bw'Imana ku rwego rwawe, ku rwego rwabo, igihe bagezemo, igihe urimo bitandukanye. Icyo twifuza ni kimwe, ni Imana igushakaho, nuko umutima wawe unezererwa, umutima wawe ugashima ibyo ugezeho, bigakunda ugashima, ukagerageza ugashima, ukemerera umutima wawe ugashima mu izina rya Yesu Kristo. Iki ni igitondo kidasanzwe, ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Data yaturemeye kugira ngo tukishimiremo, ni igitondo Data yaturemeye kugira ngo tukinezererwemo. Bandi basore byaranze, wowe uraho uri umusore, urumva ugenda bigakunda, uragerageza gukora bigakunda, nubwo wakumva ko bitari ku rugero wishimiye, ariko birimo biragenda bikunda. Bandi byaranze cyangwa se ntibakiriho, mutima wawe ushima Imana, mutima wawe unezererwe, mutima wawe wishime. Umuryango wavukiyemo, umuryango wakuriyemo, ubuzima wabayemo, mu izina rya Yesu Kristo, uyu munsi hari ubwo uranganya amaso ugasanga ari wowe wavuyemo muzima, ugasanga ari wowe wavuyemo waba icyitegererezo, ugasanga waravuyemo ari wowe wabera umuryango umumaro, wabera abandi umumaro. Iki gitondo turahamagara Imana kugira ngo yongere ikomanga umutima wawe, ubwire Data ngo Mana uri mwiza ibihe n'ibihe, kandi uba mu rwihisho rwawe azabaho iteka. Komeza uramye izina rye. Mutima wanjye komeza uririmbe, uririmbe uvuga ineza y'Imana, uririmbe uvuga urukundo rwayo, uririmbe uvuga ibyo yakoze. Mutima wanjye nezererwa Imana, mutima wanjye shimira Imana, uvuga ineza yayo, uvuga urukundo rwayo, uyivuga ibigwi, uvuga ibyo yakoze, uvuga ibyo yakoze ku buzima bwawe, uvuga ibyo yakoreye iwanyu bireba, mu izina rya Yesu Kristo. Ese uri kunyumva muri iki gitondo? Ese turi gusengana nawe? Wazindutse kugira ngo dusengane mukobwa, wazindutse kugira ngo dusengane musore, wazindutse turasengana mubyeyi, mugabo mwiza, wazindutse ngo dusengane, umugabo ukwiriye kuba icyitegererezo, umugabo ukwiriye kubera abandi umucyo, umugabo ukwiriye kugira ijambo ahantu hose, umugabo ukwiriye kuba yubashywe ahantu hose uherewe mu rugo, umugabo uzi guhagarara neza mu nshingano ze. Ese nawe wazindutse ngo dusengane muri iki gitondo? Biragoye, birababaje kubona umugabo urira amarira agatemba inyuma, akwiye gutemba ajya mu nda kubera iyi mpamvu. Bya bibazo uri gucamo, bya bihe uri gucamo, byatumye urira hamwe uri kujya kwihisha abana n'umugore ukarira ukavuza induru. Ariko reka nkubwire ikintu gikomeye, urire nturire, uvuze induru ntuyivuze, ariko impamvu ni imwe, umurengezi wawe ariho, kandi Data ari bugufi bwawe. Warira utarira, waceceka wavuga, Data ari bugufi bwawe, agutegeye amatwi kukumva, ateze ibiganza ngo aguhereze ibyo yifuza kukugirira. ni ibyiza. Impamvu uri guca muri ibyo bihe nuko turi mu isi, impamvu uri guca muri ibyo bihe nuko turi guca mu bihe nyine, kubera ko isi niko twayisanze. Bagabo benshi bafata umwanzuro ugayitse, hari naho usanga biyahuye. Biragatsindwa kubona abana bakurira n'uri umugabo udafite icyo ubaha,
biragatsindwa guhora uri umugabo umutima uri mu mutwe uhangayitse kubera amadeni, kubera cyamunara, ntusinzira, umutima urarutekereza. Rimwe na rimwe nta mugore wakubonamo ibyishimo, nta mwana wakubonamo ibyishimo, nta muturanyi wakubonamo ibyishimo. Hari ubwo umushiha ugufata, hari ubwo agahinda kagufata, hari ubwo umutima wawe utera nabi kubera ibyo bihe byose. Telefone iraguhamagara ugashiduka, n'uwaba agiye kuguha akazi, hari ugutinya kumwitaba ngo ari kukwishyuza kubera iyihe mpamvu. Ibihe byakubanye, ibihe byakuvanze, ariko ndakubwira amagambo Umwuka w'Imana avugira muri njye muri iki gitondo. Ndavugana nawe muri iki gitondo, ndaguhumuriza muri iki gitondo, ndakubwira ngo n'ejo bwarakeye, n'ejo bwarije buracya, n'uyu munsi buracya, dore burakeye. Ndabizi ko mu kanya uriho uratekereza uko ubigenza, uri kunyumva, ndabizi uri kunyumva, uri kwibaza uko uza kubigenza mu kanya, kwibaza aho werekeza mu kanya. Byagucanze wa mugabo uri kunyumva muri iki gitondo, byagucanze. Ariko ntega amatwi nkubwire, uzi ko hari n'umuntu nonaha udafite no munsi y'urugo, wenda urahafite. Uzi ko nonaha hari umuntu udafite n'umudendezo nk'ufite mu rugo rwawe, nubwo ibyo bibazo byose byavutse. Noneho uzi kugira ibyo bibazo, n'umugore akakubera ikibazo, n'abaturanyi ikibazo, waba nk'umusazi. Ese ntuzi ko ibyo byaba? Kuba bitabaye ni iki? Ni ineza y'Imana, imbabazi z'Imana. Umutima wawe uwuhe gutuza, umutima wawe wakire kubaho, umutima wawe wakire gutuza. Ubwira umutima uti ndabizi urarushye. Kanya telefone ziraba zimereye nabi, mesaje zose banyandikira barantuka, bararambiwe, barambwira nabi, baranyita amazina, abana banjye ntibakikora ku munwa, bandi bavuye mu mashuri. Witwa ngo uri umugabo udashobora gukemura ibyo bibazo byose. Ese ninde wamenya ibibazo by'uyu mugabo turi kumwe? Ese ninde wamenya ibibazo by'uyu mugabo turi gusengana, usibye wenyine n'umutima we? Ko n'umugore we azi dukeya atabizi byose, ko n'umugore we atazi byose, ko n'abo bana mu nzu batazi byose, ariko umutima we urabizi. Umutima we urarushye, umutima we ufite agahinda, umutima we ufite umubabaro, uribaza byinshi udafite igisubizo. Nibyo siko bimeze rata, ariko reba uruhare rw'Imana ku buzima bwawe. N'uruhe? Wasenze byanze? Urumva uri gusenga ntirirenge aho uhagaze cyangwa aho wicaye? Urumva utazi uburyo wasengamo? Banza unyumve nonaha muri iki gitondo, data ari mu ruhande rwawe. Uruhare rw'Imana ku buzima bwawe ni uko uri muzima, ni uko uriho. Ibyo ucamo byose, ibikomeye byose, kenshi na kenshi iyo dutekereza ku mibereho yacu. Iyo dusenga turi mu mibereho yacu, dusenga turi mu marangamutima y'ibitubabaje, dusenga turi mu marangamutima y'urugero rwacu. Ariko muri iki gitondo ntega amatwi wumve inshuti yanjye, Yesu ari bugufi bwawe, data ari bugufi bwawe. Dore uko byagenda kose, waba ushonje, waba wariye, waba ukennye, waba ukize, waba warize, waba uri umuswa hanyuma y'abandi bose, ariko banza wumve, mu isi urugendo rwose rugira iherezo. Ukiri muzima, utaragera ku iherezo ry'ubuzima bwawe mu isi, ganira n'umutima wawe, ganira n'imibereho yawe, ganira n'ubuzima bwawe, ganira n'uko ubayeho, ganira n'ubushomeri bwawe, ganira n'ubuzima bugoye urimo, ganira n'igice cy'ubuzima urimo, ganira n'ibihe uri kurwana nabyo. Ubibwire ngo wabihewe ndi gucamo, ndabizi neza ko nkomereye, ndabizi neza ko nduhije. Mu isi abantu bose bararira, mu isi abantu bose baratabaza, ariko nanjye niko nari meze. Nanjye nari ndi gutabaza, nanjye nari ndi kuvuza induru, ariko muri iki gitondo
mpinduye isengesho ndabwira data ngo warakoze. Data tukuzamuriye amaboko, warakoze. Data turagushimye, warakoze. Ibyo wakoze byose byaratunejeje, byadukoze ku mitima. Twibutse intambara nyinshi warwanye ku buzima bwacu, zose warazitsinze. Nibutse intambara wandwaniriye zose warazitsinze. Hari izo narinzi, hari izo ntarinzi, ariko zose warazitsinze. Nibutse umunsi nirukaga ntafite iyo ngana, ariko uwo munsi nubwo byari bikomeye, nubwo byari binteye ubwoba, ariko uyu munsi ndashima ko uwo munsi warangiye. Data wasimbukije ifu nyinshi zari zinyasamiye, ndabyibutse nanjye muri iki gitondo. Niyo mpamvu muri iki gitondo nshima urwego ngejejeho uyu munsi, aho wankuye naho ngeze uyu munsi. Hari n'utarahagera, hari n'uri kunyumva avuga ngo ngiye nageze he, navuye he, nageze he. Ese kuri kubivuga umwuka wawe ari muzima, umwuka ukurimo ubasha gutuma ubivuga. Ntiwibuka mugenzi wawe se ari he se? Ntimwamushyinguye? Wumvisha ari byo yari yakoze, yari ari kuzira? Uyu munsi yari acyariho? Ntiyageze ahashishekerwa? Iyamuremye se yakuremye? Yaragukunze cyane kumurusha? Reka kwicira urubanza, reka kwiburanya ubwira Imana ngo ntacyo wamariye. Hari n'abagera mu buzima bugoye akumva yakwiyahura. Hari abajya kwiyahura bagafata umwanzuro ugayitse akagenda akiyahura. Hari upfa ntapfe, hari udapfa bikamugora kubaho, afite igisebo muri sosiyete. Uriya muntu ujya kwiyahura kenshi, nako buri gihe, shitani irabanza ikagenda ikamwigisha, akanga kumva aya magambo ndi kumubwira, ahubwo akajya kumvira Sekibi. Sekibi akamwigisha, Sekibi agatangira kukwereka uburyo hari ahantu ho kugenda ugasinzira burundu, utazongera gukanguka ngo bigire ibigutesha umutwe. Yarangiza akakwamburamo ubumuntu bwose, akakugira nk'igikoko, wangiza ukagenda ukiyahura. Yabona ufashe umwanzuro wo kwiyahura akagucunga gato, agahita akugaruramo ubumuntu, ukongera gutekereza ubuzima, ukongera gutekereza abana bawe n'umugore, ukongera gutekereza bavandimwe, ukongera gutekereza imishinga, ukongera kuvuga uti n'Imana ari ibintu yarambwiye, ukabyibuka ugezemo hagati utari bwihagarike, ahubwo shitani ishaka kubabara ukaribwa. Ni umugome. Niko abiyahura bigenda. Shitani mwambura ubumuntu, yaba agiye nko kwinaga ahantu runaka, yamara kugera mu kirere, ubu umuntu bukamugarukamo akongera gutangira gutekereza. Niyo mpamvu uzabona apfa ari kurwana no kugira ngo abihagarike bitari bukunde. Niyo mpamvu ubona benshi bagiye mu mugozi, barwana n'umugozi, abona nta kindi ari bukore atari buhamagare ngo bikunde. Shitani kongera ikamusubizamo ubumuntu kugira ngo aribwe, ababare. Ni umugome. Shitani ni umugome, ni umugome. Shitani ni umugome. Umunsi yakongorera ibyo ukora. Erega buri umutima wawe urakongorera, umutima urakubwira ngo kora ibi, uzi ko ari bibi, uzi ko ari bibi. Ni Sekibi uri kugushuka. Bagabo benshi bibabaho, bagabo benshi ibyo bihe babicamo, akumva ko yakora igishoboka cyose kugira ngo arwane ku muryango we. Yakwiba, ndabizi uri kunyumva, yanyereza ikaramu, yakongeraho izeru, yagambanira umuntu. Uri kunyumva ndabizi. Wanyereza umusoro, wagura ikibanza mu manyanga, kunyumva, wakubaka inzu mu manyanga, wagira umutima w'ubusambo, washaka amafaranga mu buryo bwose bwari bwo bushoboka uri umugabo. Sibyo? Ntacyo utakora kandi icyo urwanira ni amafaranga kugira ngo umuryango wawe ubeho neza. Ariko ndakwinginze, tekereza ikintu kimwe. Tekereza ko ukoze nabi. Tekereza ko hari abantu uhemukiye. Tekereza ko hari abandi bantu wicishije inzara. Ibyo bintu ntabwo ari, ibyo bintu biragukururira umuvumo. Ibyo bintu nibyo biri buzanira abana bawe ishyano, akaga,
uribwira ko uri guteza umuryango wawe imbere ahubwo uri kuwuzanira umuvumo. Uribwira ko hari urwego ushaka kugezaho umuryango wawe ariko urimo urabazanira umuvumo. Bazabaho mu bicumuro byawe. Nzahora abana gukiranirwa kwa base. Urabizi ko utunze ibintu by'amanyanga byo wanyanganyije mukuru wawe, wanyanganyije barumuna bawe, wanyanganyije bashiki bawe, urabajugunya neza. Umugore wawe yumva ko abayeho neza n'abana, yumva ko uri umugabo washakishije. Oya, abo bana uri kureba ubakururiye ishyano n'akaga. Umugore ureba umukururiye umwako. Nshuti yanjye, ibyo wahagararamo bike bituje biraguhuza n'Imana, kuko uri umugabo ufata umwanzuro. Nasonza, nababara, nzakoresha imbaraga, nzakoresha ubwenge, haboneke duke ariko tutari mu inkurikizi. Imana ibagire neza abagabo muri kunyumva. Wa mugabo turi gusengana muri iki gitondo, urabizi neza ko umugore wawe uyu munsi umubereye ikibitsanyo. Wafashe amarangamutima yo urayabika, ariko kubera imibereho, kubera ubuzima, cyangwa se kubera kutigaya, ntago tuzi impamvu, kuko abantu bose babaye mu buzima bubi ntago batukana, ntago barwana, ntago barimo amakimbirane, ariko umutima wawe wakubwira ko urimo urangiza uwo mwashakanye. Uzi umugabo ukubwira nabi, wari umwitezemo ikintu kizima. Uzi umugabo ugucyurira sha ko agutunze. Wa mugabo we ntukabikorera hata uri kunyumva muri iki gitondo. Ndasenze mu izina rya Data, ndabigusabiye ndi umugabo mugenzi wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ukwiriye kubaho kabone nubwo uri guca mu bihe bigukomereye, kabone nubwo uri gutaha unaniwe, kabone nubwo batumva imvune ugira, ariko umutima wawe uzawubwire ngo umutima wanjye we, nkiri mu isi ndashaka kuba icyitegererezo. Nkiri mu isi ndashaka ko nsarurwaho ibintu bizima by'umumaro. Uyu munsi nakwifuza ko umugore ambyarira, akambera mama w'abana banjye, ariko akwiye kubyara umwana afite umunezero, yishimye. Ariko abana ni abahungu, ni abakobwa b'Imana yaduhaye, bakwiriye kuzabona icyitegererezo kuri se. Erega turi gusenga, tugasengera umuryango, tugasengera itorero, tugasengera igihugu muri rusange, ni ukugira ngo umuryango ube inkingi ya mwamba, umuryango mwiza, umuryango mwiza wa papa na mama. Hari benshi muri iki gitondo bari kunyumva babuze urubyaro, barasenze, hari nabo birukanye, hari abo babenze, barabasenda, barabirukana, barabwira ngo genda, akajya gushaka undi mugore, wowe akagusiga, ugasigara urira, ugasigara ku musozi wenyine, ugasigara mu nzu wenyine, akajya gushaka mukeba wawe. Wagira n'ibyago noneho mukeba wawe akabyara wowe akagira Imana. Yo. Dore igikomere, dore agahinda, dore umubabaro gacwa we. Ariko nyumva neza, Data umutunzi w'imbabazi, Data umubyeyi wahaye runaka urubyaro na runaka, twese akaduha urubyaro, ntabwo adukunda ngo wakwange. Nyumva neza, wikwemerera umutima ukubwira wo Imana yaguhoye iki. Nta na kimwe yaguhoye, ngo nuko bakigenda basanga uwavutse ari impumyi, babaza Yesu bati se uyu ni ababyeyi cyangwa niwe wakoze ibyaha? Yesu arabasubiza ngo uyu nta byaha yakoze, n'ababyeyi be ntibakoze ibyaha. Si uko batakoze ibyaha kuko bari mu isi y'ibyaha, ahubwo icyatumye Yesu ababwira gutyo kwari ukugira ngo ahagarike ibitekerereze yabo mibi yo kumva ko uyu muntu abayeho mu gihano cy'Imana.
makuba no mu byago nzabana nawe, nzamuha icyubahiro, nzamuhurame, nzamwereka agakiza. ahubwo Yesu arangije arababwira ngo ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri we. Ariko yarahumutse babona ineza y'Imana, babona kugira neza kw'Imana. Nawe Yesu mwahura nonaha, mwahura uyu munsi, mwahura ejo. Hari nubwo wapfata kunyuzeho, ko ntago abantu bose yabanyuzeho, ariko umutima wawe wagenda uvuga ngo byose byabaye kugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe muri njye. Hari ubwo tugira amarangamutima menshi, kanyura ku muntu amugaye cyangwa uruhinja ruto cyane, ukibaza ngo Mana, kubera iki wabyemeye? Ibiki Imana yemeye? Ibiki Imana yemeye? Wakaba wibaza ngo kuki ntuye ku musozi abandi batuye mu gishanga? Kuki waremye umusozi ukarema n'igishanga? Kuki ntuye mu cyaro abandi batuye mu mujyi? Naragiye mu mujyi nkabura aho ncumbika. Abantu benshi baza mu mujyi, yagera mu mujyi akabura ahantu arara, akahagarara hano Nyarugenge akitegereza hakurya iyo za Gacuriro, za Kibagabaga, za Nyamirambo, za Kicukiro, akareba ayo matara yose yaka, izo za Kanombe, akabona ayo mazu yose, akavuga ati ariko koko muzonca nanjye byambayeho. Ubwo najyaga nitegereza ari nkiri umwana, nkareba, nari muto cyane ndabyibuka rwose, nari mfite imyaka nka 12, 13 gutyo, nkitegereza ibi bizu byose biri kwaka i Kigali, nkareba koko ubu nta na hamwe kuko ndabyibutse we. Nkareba izo nzu zose nkazitegereza. Najyaga nkunda kwihagararira hariya ku Kabindi, hariya Kimihurura, nkitegereza hakurya inzu zose, nkabona amatara ari kwaka, nkareba izo nzu. Hari n'igihe nagiye guhagarara Irubungo hejuru, abantu bari kunyumva bazi Irubungo, ugeze mu Izindiro ukazamuka hejuru aho bita mu Kinyaga, ukazamuka hejuru aho bita Karama, Irubungo hari i Gasabo, ureba umujyi neza. Nkareba Kacyiru, hariya kitwa komine Kacyiru, nibyo ariko nibyo ntago nibagiwe ndacyabyibuka. Nkareba komine Kacyiru kuko biriya bitara byose byaka, n'ahantu nabona basi ndambika umusaya. Uyu munsi hari umuntu uri kubireba nawe bimeze gutyo. Niyo mpamvu ndi kubikubwira nshuti yanjye. Najyaga ndeba nkabona nta na hamwe rwose naryama, ntaho nkahabura. Ngenda nkura, kezabona aho ubuzima butangiye nyine ntangiye kubona ndi mukuru, nakora akazi nkajya nyura kuri za minisiteri hariya, nkakomeza nkazamuka nkagera i Remera, ndeba biriya bizu byose byari bihagaze, si ibyo ni shyashya zuzuye, ariko hari izindi zari zihari. Izi nzu zose nta niyo najya mu byubuze nkajya nkubura bakampemba 5,000. Biranga neza neza. Umuntu wa mbere wangiriye impuhwe, anjyanye ahantu kumpa akazi, yanjyanye iyo wacu epfo mu Mutara, turajya mu Mutara ndahazi, tujya Kiramuruzi, niba yarampembaga 2,000 ku kwezi. Ayiwe, Imana ni nziza mwo gacwamwe. Ayiwe, none uyu munsi nawe urahagarara ukareba ukazunguza umutwe. Uzi ko hari impamvu turi gusengana muri iki gitondo nshuti yanjye? Wari ubizi? Wari uzi imikorere y'Imana? Wari uzi ukuntu Imana ikora? Uyu munsi wasanga nanjye ibyo ndi kwifuza nkagira, nangiza nkavuga ngo Imana ntinyumva. Yiwe, ubwo naba ndi umupfu sinkubeshye, kuko naba nibagiye aho yankuye. Uribaza, hari undi nawe kandi wavutse neza ibyo byose, urumva nawe abonaga ibintu byose bikunda nta kibazo. Nawe ari kunyumva muri iki gitondo, ibyo byanamusetsa,
bishobora no kumusetsa, ariko nawe araza kukubwira akubwira ati ayayayayaya, uzi ukuntu mama yarwaye tugahangayika, uzi ukuntu papa yarwaye tugahangayika, uzi ukuntu narwaye, uzi ukuntu agiye mu ishuri bakanyinuba. Buri wese yakubwira urugendo rurerure, yakubwira aho Imana imuvanye, yakubwira aho Imana imugejeje. Uyu munsi hari umwarimu wigeze kunyigisha muri primaire yitwaga Pierre, yanyitaga Pierre kandi aracyariho, ndamusuje cyane, kanyita ngo warwana wese, nkavuga basi yajya avuga icyana ko ari cyo cyiza. Uyu munsi hari ubwo ndibuka twigeze duhura mu minsi yashize, aranyoberwa, ndamwibwira, kandi nta nubwo namubwiye ko yantutse rwose, ahubwo namubwiye ibintu byiza, kuko hari igihe Imana iguha akantu ko kwibuka utuntu twiza twinshi. Ibyo narabyibukaga ariko sinabihaye agaciro, ahubwo nahaye agaciro ibyo yankoreye. Icyo gihe twishyuraga niba ari igiceri, inoti y'ijana yari iriho umugore bita Nyiraneza ahetse Ruhaduka. Hanyuma icyo gihe baranyirukana ku ishuri aho nigaga. Icyo gihe ntazi niyo ntashye ngo genda. Pierre aravuga ati ariko ruriya rwana mwirukanye ntago rufite iyo rujya, nta muntu uri buruhare amafaranga mururekere rwige. Yo umva ako kantu keza bambi, Imana izakamwibukire. Araza nkurura igipira nari nambaye, ndeba ko ari igipira gusa nambaye, ndagenda nkubita nkarakuru tw'intebe ndicara. Hari igihe uza mu cyaro, hari igihe wowe ushobora kuva mu cyaro ukaza muri uyu mujyi ukagira ngo abarimo bose barashubijwe. Ayowe ahubwo wuje neza. Ndashaka kukubwira iki wowe uri kunyumva, nubwo uhagarara ukarangaguza amaso, nibyo navugaga, yindi navugaga nibyo navugaga, ukarangaguza amaso ukareba ukabona biranze. Ariko nshuti yanjye reka nkubwire, hari umunsi bizakunda kandi naho bitakunda. Ko ndibuka umunsi umwe nigeze gusenga, ntaze gusenga, ndi muto, mbwira Imana nti rero ndabona ibyo mu isi byose nta na kimwe kiryoshye. Unyuze afite imodoka antera ibyondo, ntayo ndi bugure rwose, n'ubundi nta keza kayo. Abize nabo uyu munsi bahora barira, si nk'ibyo uyu munsi ubona umuntu wese arira ngo nta mafaranga. Kuva namenya ubwenge nta hantu nigeze numva bavuga ngo amafaranga yabonetse ngo ariho. Yego mama rero. None navutse bavuga, namenye ubwenge bavuga amafaranga ko yabuze, n'uyafite amafaranga ko yabuze. None ibyo biba impamvu yo kuba bidukura ku Mana? Wavutse bavuga ko nta mafaranga hari, uyu munsi uracuruza byibuze ukabona amafaranga make, wibasha kwishyura inzu nta n'ubwo uhagaze hejuru cyangwa ari n'iyaho utuyemo. Basha gutunga abana bakabaho, ahubwo nawe gira uha abandi bantu. Ibyo bintu byose uri gukomeza kwirundaho, n'undi amaherezo bizasigara ahubwo wihera abantu, babwira uti n'ubundi ni hahandi hanjye, n'ubundi navuye mu nda ya mama ntacyo nambaye. Mujyane rwose mugubwe neza, Imana yarampaye namwe ndabahaye. Uwaho ufite umutima unezerewe atari ukubura kugira rata, Imana iho umugisha. Nani kugirire neza nawe uri kunyumva muri iki gitondo. Hari ibyo watekereje, nitujya dusenga tujye tumenya n'ibyo dusengera, tumenye n'urwego dukwiye gusengamo, ntitugasenge nk'abapfapfa. Tuzasenge tubwira Imana ngo ariko turerekeze isengesha ahangaha, twibutse ibyo wakoze, ibisigaye imbere ntago bikunaniye. Ugende mu muhanda unezerewe wishimye, inzara ikurya. Sinzi niba ari kunyumva, ariko hari umwana umwe yigeze kumbwira tujya ahantu kurya itaka, kandi tubona birakunze, turarirya da ry'umuswa. Imana ni nziza koko. Usonza ariko ntiwibe. Uzi yo niba ndi muto, bari kunkubita ubuhiri mba nanapfuye, noneho ngo byagucanze ugiye kwiba. Fata akantu k'umuntu akakwirukaho akaba gukubisa umujugujugu,
none bibaza udafite na kirengera, udafite no kuvugira. Ngo mama rero byarangira upfuye da ukanibagirana, uzaza abantu ntibapfuye banazira ubusa. Ubu rero wabuzize n'ibyo wakoze. Urumva, ntitugasenge nk'abaswa. Ari umwana w'umusore ejo wampamagara ambwira ati mfite abakobwa babiri, wenda basanga ari kunyumva, ati se ubu ndongora unduta ko ari babiri se. Ndavuga nti yewe ntabwo uri umugabo sha, sibyo rata. Nuba uwaye umugabo uramenya guhitamo. Umugabo utaramenya gufata umwanzuro, umenye ko ugomba guhitamo, uracyafite urugendo rurerure, turacyagusengera. Ababyeyi uyu munsi bari kunyumva, nakunze gusengana n'abagabo cyane, nakunze gutunga agatoki bene wacu duhuje imico n'imyitwarire, duhuje igitsina, abagabo bagenzi banjye cyangwa n'abasore bari hano inyuma bagomba kuvamo abagabo. Buriya kugira ngo ube umugabo, ibi turabisengera. Impamvu nsenga kenshi nganira nawe ni impamvu ki? Mba nakiriye ibyifuzo by'abantu bitandukanye, mba nagishijwe inama, abantu bakangisha inama ari benshi, tukaganira, abakobwa bangisha inama z'ukuntu bangana. Ibyo rero mbinyuramo kugira ngo tugende tubiganiraho, buri wese aze kwisanga mu cyo agomba gusengera. Urumva, uyu munsi nibyo nakubwiraga ejo, ntiga ntiwasanga ibintu by'iwanyu byakuboshye. Igikomeye si ibintu by'iwanyu byakuboshye, igikomeye ni ukumenya uko uganira n'igisekuru cy'iwanyu, ukamenya ibyo wakuyeyo n'ibyagukurikiranye, hanyuma ukamenya ko hari ibyakwizirinzeho, sibyo? Ari karande. Data yari umupfumu, data yari umujura, data yakundaga abagore benshi, data yakundaga ibi n'ibi n'ibi. Ashobora no kuba atari sore sogokuru wawe. Ngewe bavugaga ngo abagesera ngo bakunda abagore. Kumva ibyo bintu ndabyibuka, sinzi hano nasengeraga, ncuye umugozi. Umuntu atubwira ati niba iwanyu mwari abagesera bakunda abagore, ugakora ikosa ryo gukunda abagore, uzaba urimo uragitiva karande z'iwanyu zizagukurikirana. Ngira ubwoba, ndiruka ndahunga. Ntago nahunze kuko sinari ndi guhunga ibindi. Wahunga ikikwirukamo se? Uhunga ikikwirukaho cyangwa kirakwirukankana ukagisiga, ariko ikikwirukamo muragutu mpaka muragendana. Icyo gihe urahunga, ugahunga, ukavuga uti aha, nasobanukiwe n'igishobora kunkurikirana rero, sibyo? Ngo abazigaba bakunda inyama kubera ko hari wigeze kubacirira inyama kera wo bakomokaho, gasanga ni ikintu cya karande. Nshuti yanjye, ndi kukubwira ngo menya ibyo ugomba gusengera, nuko ugomba gusenga, n'umugozi ugomba gucaho akarande wagukurikiranye. Iwanyu ntawe ushaka, byahereye kera biragukurikirana. Yewe nyoko yagira gutya cyangwa mama papa wawe agira gutya, barakubyaye nawe ugize gutyo, ububyaye umwana aragenda yamarayo kabiri bati n'uwa nyina. Iwawe niko babaye, ukamenya uwo mugozi ukawuca. Abantu benshi rero batuye mu uyu mujyi, abantu benshi batuye hanze y'uyu mujyi, batuye mu dusantere, batuye ku midugudu, batuye hanze y'igihugu, bagize umugisha niko benshi babyita. Ariko buriya nureba neza uzasanga nta mugisha uruta iwanyu. Ariko muri kudukurikira, Imana yarabaguye bageza ku zindi nzego. Izo nzego zikwiriye gutuma mubwira Imana ngo Mana, aho twaturutse, aho twakomotse, aho twavuye iwacu, izina ry'Imana rirabwa icyoro ku buzima bwa inshuti yanjye uri kunyumva. Umenye ibyo uri kurwana nabyo. Ndasengera umudamu muri iki gitondo, inda yaheze mu mugongo, baganga barayibuze kandi ndetse yaranarenze. Wa mudamu uri kunyumva muri iki gitondo, ndakuramburaho ikiganza mu izina rya Yesu Kristo. Ndategeka amaraso ya Kristo yakogeje ibyaha
kugira ngo ayo maraso agere no mu ngingo zawe, yerekane inda, ahishure inda, kugira ngo ubashe kubyara nawe wishimire umugisha Imana iguhaye umwandu wawe, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera umukobwa bazinze nawe mu izina rya Yesu. Abakuroze usanga ari ba nyogosenge, usanga ari bya bindi twavuze by'igisekuru byagukurikiranye, uyu munsi ugize imyaka 30 n'ingahe, baye 40, nuko urambagije ntumenya aho aciye, ariko mu izina rya Yesu Kristo ndategeka uwo mwuka wose wagukurikiranye, ndategeka iyo karande yagukurikiranye, ndaca uwo mugozi mu izina rya Yesu. Jambo ry'Imana rirambwira ngo nimuhagarara mu butware bwo gutegeka, ndategeka kuko ndi umutambyi imbere y'Imana. Impamvu uri kunyumva muri iki gitondo, wakwemera ibyo mvuga, utabyemera nta kibazo, birakureba. Ndakoreshwa n'uri muri nge, kuko aka kanya kamaye kugira ngo mbashe kugahagarama nkoresha iby'ubutware. Ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, ndaca uwo mugozi wakwiziritseho, ndaca uwo mugozi nawe uhaguruka ugiye gushaka, wubaka urugo, ugira urugo rw'umugisha, ubyara abana b'umugisha, bana bari mu isezerano ry'amaraso ya Kristo, nabo batazazingwa. Hanyuma uwakuzinze akavuga ko uzashaka atakiriho, ndatura mu izina rya Yesu Kristo, ayo magambo yatuye ndatesha agaciro, nawe akizwe cyangwa apfa ave mu nzira, kugira ngo noneho ibyo yavuze bisohore mu izina rya Yesu. Uwavuze ngo ntuzaheka nave mu nzira vuba, kugira ngo uheke mu izina rya Yesu Kristo. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro ku buzima bwawe. Waba uri umukire, waba uri umutunzi, waba warize n'amashuri menshi, waba unumva ko ukomeye, ukunzwe cyane, hano bagukunze muri sosiyete, uzi kuvuga neza muri sosiyete, uzi indimi nyinshi muri sosiyete, ufite ijambo rikomeye, ariko twabonye abafite amazina menshi akomeye yarahunanutse agwa hasi. Nawe ufite ibintu bikuboshe byagukurikiranye, nawe uravuga nawe uratontoma, nubwo uri umunyabwenge. Nubwo uri umunyabwenge ntugira naho urambika umusaya, uyakorera uyatsinda mu kabari, ahora mu madeni. Nasengeye abagabo bagenzi banjye twasenganye muri iki gitondo, ndakwirukanaho umwuka w'abagore mu izina rya Yesu. Biragatsindwa kubona papa wawe cyangwa so wanyu yarabaye iciro ry'imigani hanze. Ni umusaza ariko bavuga ko yibera mu bana bato, ni umusaza ariko bavuga ko yibera mu bagore. Biragatsindwa, biragatsindwa n'umuvumo mubi, bitazakurikirana n'abana bawe. Imana izica uwo mugozi ku buzima bwawe. Imana igenda ica uwo mugozi kuri so wanyu cyangwa kuri papa wawe. Imana igenda ica uwo mugozi mubi kuri onkere wawe. Biragatsindwa, biragatsindwa kuba onkere wawe ashobora gukata muri karitsiye cyangwa ahantu runaka ari gushaka ba bandi akabakubitanye nawe uri mwishywa we, mukaba murajyanye, muragendanye, mugiye mu byaha, kandi ari nyokorome, ari onkere wawe. Biragatsindwa. Nidusenga tujye tumenya imbaraga zo turwana nazo, duhagarare mu butware bwo guca iyo migozi, duhagarare mu butware bwo kwibohora. Nta wundi muntu n'umwe uzakubohora. Ibi bakubwira ngo runaka arakubohora, yawe nawe araboshye, arakubohora nawe aboshye. Menya ko Kristo ari umuhuza w'Imana nawe, ari umuhuza w'Imana nawe ku buzima bwawe. Menya ko Kristo ari uri bukubohore. Umuntu ukubohora ntago azi iyo byaturutse hirya iyo, yakora ikintu kimwe, yaguhuza n'uburyo usobanukirwamo kuboshye. Ni nkuko nanjye uyu munsi none uwo muntu, ni nkuko nanjye none nagusobanurira ngo usobanukirwe uburyo uboshykwemo n'uburyo ushobora kubohokamo. Ariko ntago ari ngewe ukubohora, ngewe ntago nakubohora, ahubwo Kristo azi neza igisekuru cyawe. Agiye kumva isezerano ugiye kugirana nawe muri iki gitondo, agiye kumva ukuntu ugiye kujyana nawe isezerano, aca uwo mugozi wa karande mu izina rya Yesu. Abamama mwaramutse, Imana y'umugisha, Imana ibagiriye neza, Imana ibambika imbaraga, Imana ibashoboze mu bihe nk'ibi benshi bananiwe. Iyo turiho turasenga
turasengera abana, turasengera umuryango, turasengera igihugu, turasengera urubyiruko. Turabizi neza siko uri umubyeyi wavunitse ukarera uvunitse, ukabyara uvunitse, umwana ukamuvunikira, uyu munsi ukabona kubereye ikirumbo. Rimwe na rimwe hari ubwo umugabo akubwira ati nta ba nyina, bibaye ibibazo byose ni ibya nyina, ababaye babi bose ni aba nyina, wigize nabi uri uwa nyoko. Babyeyi Imana ibarengere, disire bagahinda kanyu, muborogera abana banyu kandi data ntazabura kubumvira. Bana bari kwangirika, mperutse gukata ahantu nsanga abana neza 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 ntiwamenya ko bari mu myaka nk'iyo bafite. Babyeyi unyumva muri iki gitondo, babyeyi twasenganye, wasanga uhangayitse none wabuza igikoma, wasanga wabuza isukari. Hari n'abatazi uko isukari imera. Hari aho nigeze kugera mu cyaro baranyereka ngo tutubuye ngo ni agasukari ngo kagura 50, ngo iyo ushizemo kamwe hano ngo mu isafuriya y'igikoma. Ndabireba ndavuga si ibi bintu. Ariko nawe hari wariraga avuga ati ngiye narakabuze. Wasanga uri kuvunika uri umubyeyi n'icyo gikoma warakibuze. Ariko hari undi hano munsi yanjye hano hepfo, yewe bafite na nido, ariko ararira kubera ko abagaburira bamunaniye neza neza. Wowe uri kurira n'agasukari kandi kutubuye kagura 100 wakabuze, wabuze umunyu. Bana uri kubagaburira bitari mu munyu, bari kujya kwiga bambaye imyenda yacitse. Nezererwa Imana yibwire ngo Mana nubwo aka gasukari nakabuze, ariko uru rubyaro ndarukweretse, warumpaye ari umugisha, uzaruyobore, uzarurinde, uzarwigishe. Uru rubyaro ntibakabyiruke nk'ibyo numva kwa se bagiraga, ntibakabyiruke nk'ibyo iwacu numva bagiraga babagamo, ahubwo bazaba abana b'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Kuko n'abafite ibyo babaha barabananiye. Uzi umwana uvuka anywa nido, kasaza anywa nido ariko akananirana. Imana ikugirire neza shuti, Imana ikwambika imbaraga, Imana ikurebana amaso y'impuhwe, kandi Imana ikurengere. Umaze igihe kinini urwaye indwara yakwizirinzeho, indwara yanze gukira. Wagiye mu bitaro baragusezereye, wasubiyeyo urarwaye, urarushya abarwaza, ugeze nawe ubwawe wumva urushye. Ariko reka nkubwize ukuri kw'Imana, ivugana nawe iri bugufi bwawe. None wakumva umubiri wawe uhinduye imbeho, kumva imbeho itangiye kwirukanka mu mitsi yawe, kumva imbeho itangiye kwiruka mu magufa yawe, kumva imbeho itangiye kwirukanka mu mubiri wawe, ukumva ijwi ry'Imana rivuganye nawe, kumva ikiganza cy'Imana kigukozeho, ugahaguruka mu izina rya Yesu Kristo. Wahaguruka ukagenda. Uyu munsi uraziritse, kubera ko imitsi yawe yamaze kuba imugaye, kubera ko ingingo zawe zimugaye zitagikora. Benshi bafite amafaranga buri indege bakagenda, ariko baragenda bakagaruka bakize, ariko mu minsi runaka tukabaherekeza irusororo. Nta hantu mu isi wakirira n'ubundi birangira amaherezo ageze. Numvisha abaririmbyi baririmba ngo Zikiya yakoze neza ngo Imana imwongera imyaka yo kubaho. Uyu munsi atuye he? Tuzajye kumusura. Ntiyapfuye. Wikwivuna nubwo uri guca muri ibyo bihe, nubwo uri kubabara, ariko uvuga ngo ndareba Imana. Ijambo ritajya rimvamo, oya ntago rizamvamo. Hari igihe mpura n'ikibazo nanjye kikanzunguza nkakibwira ntiwakibazo, kankubwiza ukuri sha, uri kunzunguriza i Kigali, ariko sha hari umunsi uzaba utari kunzunguza, hari ubwo amaso yanjye azaba areba Imana sha. Reka nkubwire nge uzi ngewe nagiraga ikibazo nkababara nkavuga nabi, mwumva ibintu biramvanze nkababara. Mperutse kwihana kuvuga nabi burundu ariko yakareka mbwira umuntu nabi, niyo wanyitimbwa ntabwo ntubeshye, niko bibonye tu, ariko Imana si kubibona. Nanjye ndimo nabona hari ibindi amaso ari kunyereka, ntago nzagusubiza, reka
nsubizanya nawe byahebye gacu ntago bizongera. kubera iki? iyo utarisobanukirwa. sinzi umwana umwe yampamagaye ejo w'ikibungo ambwira ati mbabarira ugiye ku ruhande ndashaka kukwaturira we, ati narabikoze we ndashaka kwatura we. ndavuga no, wakoze ibiki n'ibiki urashaka kwatura iki? wese agiye kunyaturira we yahemukiye, ngo nahemukiye runaka na runaka, hanyuma ngewe emi bimarira iki? ngo nsengere hanyuma wahemukiye we akora iki? kwa hari so uteye umukobwa w'abandi nda uje kunsaba imbabazi ngewe ngo nsengera? ibyo ni ibigize ubwo ni ubupfapfa. ntago ngewe nzabura kugusengera ngo nanakwigisha, sinzajya no kukugira inama kandi ngo ngende ndi kunonera. oya, nzakubwiza ukuri ubwo nkomeze. fata umwanzuro uvuga uti ibi narabikoze, nabikoze nta n'undeba. si ushobora kuza kubimbwira nkagenda nkwirina avuga nti he Faustin ni igisambo mujye mumugendera kure. ariyo si wabimbwiye? wabimbwiriraga iki? abimbwira menya ko uri igisambo, menya ko wiba. umutima wawe ukubwira uti gambirira mu mutima ntuzongere kwiba. niba bishoboka ujye kwishyura uwo wibye umushyira ibye, cyangwa nubona nta wundi ushaka inzira ubinyuzamo. si ngombwa ko amenya ko uri igisambo, ahubwo umutima wawe ntureke ubusambo. ntuzongere kwiba, ntuzongere kugambirira kwiba mu mutima wawe. nunavuga uti munsengere, vuga uti munsengere ndi guhinduka, nateye intambwe, hari ibyo ndi kuvamo, ndifuza ko Imana inyambika imbaraga. nawe ubisengera. ariko ubundi umuntu agusengera gute? ko nabibabwiye ibi bisaba ngo ngewe nawe niba dusengera ikintu cyakwizirinzeho, wowe nyir'ubwite ubigiremo uruhare, sibyo? noneho emi agufashe gusenga, musengane. paseri wawe agufashe gusenga, wa mubyeyi muturanye agufashe gusenga, wa munyamasengesho agufashe gusenga. hazabyuka ngo ngiye kwa runaka ngo nsengere. wakubwira ibyo yikoreye bye yabuze uko abisengera. ahubwo mufatanye gusenga, musengerane, muterane akanyabugabo. nabwiye ngo ni nko guhaguruka inyabugogo uri wenyine ugiye Nyamirambo, ugenda ubara amazu, ugenda ubara imodoka, purake z'imodoka, ugereho warushye. ariko uvuye Nyabugogo ukazamukana na mama runaka, mukazamuka muganira, ushiduka ugeze Nyamirambo, ntumenye uko ugezeyo. sinjya mbaho ingero z'uko mukwiye gusengerana. ni uko nguko nshuti yanjye kunyumva muri iki gitondo, ndabizi kuri kunyumva, ndabizi ko turi gusengana. ntuzaba umupfapfa kandi tuziranye. oya, nanjye ibyo nkubwira ni mwuka w'Imana ubimbwirije. wa mumama we ufite agahinda, urugo rurakunaniye, ariko mu izina rya Yesu Kristo, waje gushaka ubishaka, washatse gushaka ubishaka, washaka umugore ariko biranze, ariko ndategeka mu izina rya Yesu Kristo, Imana iguha umunezero mu rugo rwawe. Imana ihindura umugabo wawe. Imana ifate bakeba bawe ibakande bakizwe, bahindukire nabo bafate umurongo mwiza nk'uwo wafashe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikubakira urugo rw'umugisha, Imana ikubakira abana bawe banezeze, babashe kubona uburyo bige. uzi kuba uri umugore uba mu rugo iwawe udafite uburenganzira bwo gukora ku mafaranga, utazi nuko amafaranga asa, wisiga ibivuta bya 50 kandi hari amafaranga. ariko sha uza agahinda abantu bafite, uzi uyu mubyeyi agahinda afite, ntakora ku mafaranga nk'abandi bagore, n'ayafashe barayamucyurira, kandi bakeba bibarya menshi. sha Imana iza agahinda kawe. ariko ubwira agahinda kawe uti wagahinda we, urimo urambabaza. ngewe ntago mbabaje, hababaje abana banjye. ngewe ndimo ndatumbira Imana, n'uyu munsi nagenda byarangira ndimo ndabona Imana ndimo ndareba Imana n'umwana wayo, ndimo ndumva aho ndi kujya ari heza. nubwo urugo rwanjye rurimo ibibazo, ariko nta n'uwo nzabibwira. burya umva reka nkugire inama, nta muntu n'umwe bagiye kubwira iby'iwawe rwose uzakugirira ibanga. reka wapi
wapi wenda nanjye ntuzabimbwire uzabyihorera, ariko Imana irakuzisha. Imana izi agahinda kawe, Imana izi umutima wawe, izi ko umutima wawe utagambirira ikibi, izi ko umutima wawe nta kibi kirimo. Ntugatekereze ikibi na kimwe ku mugabo wawe kabone n'ubwo adashobotse. Imana izakugirira neza mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Nyuma nawe ushaka kugisha inama ngo mugabo yaragutaye aragenda, amaze kugenda ngo none ngo ari gushaka gusemba yaze ngo agaruke, uzi n'ibyo yagukoreye ko bingana, araje gutera inda, indi nda none yigusigire yigendere. Yabonye uri icyohe se? Senga Imana ikugirire neza nshuti yanjye, kandi ntabwo Imana yakugirira neza kubera ko wasenze. Oya, nibagiwe ugomba kubaho mu buzima bwo gusenga. Ndakwibutsa, nanjye niyibutsa, ntubyibagirwe, nanjye simbyibagirwe. Ugomba gusenga wariye, ugomba gusenga ushonje, ugomba gusenga ugenda, ugomba gusenga wicaye, ugomba gusenga uhagaze. Niba ushaka gutera induru usakuza cyane kubera kumva ko umutima ukubwira gusa, uzajye mu butayu hatari abantu. Ubutayu n'icyumba cyawe, abana bagiye ku ishuri, wakwifungirana mu cyumba, telefone ukayishyira muri silence, ukasiga muri salo, ukajya mu cyumba ukavuza induru. Naho wakora ubutayu. Ubutayu ntabwo ari mu misozi gusa, ariko naho ufite uburyo wajyayo ukajya ahantu hashobotse, kuko nujya kwimahara wongera mbona bari kwimanika, ukabona arazamutse umusozi muri risika, abuze gato yasubira inyuma agapfa. Nk'aha hantu koko utsikiye ku ibuye ugapfa. Hari umukobwa wigeze guhanurira rwose, akagugu agenda ajya mu butayu asesera ahantu agwayo da, apfanye amasezerano, ari umukobwa. Imana ikugiye neza, Imana iguha ubwenge, Imana ikwigishe. Erega ibi byose nubishyira ku murongo, ndabizi imitima y'abantu nta wundi mucamanza, nta wundi mushinjacyaha. Umutima wawe urabizi neza ibyo ukora, uriganiriza nawe ubwawe urabizi, uzi ibyo ushoboye, uzi ibyakwizirinzeho, uzi ibyagukurikiranye, uzi ibyo wagera. Erega nibyo, hari aho uzasanga inzoga zaramukoroneje neza neza burundu, ariko anyota, ariko azizi. Ariko utamubwira abagore we kare kazapfa, urwo abagore nta rurimo. Cyangwa ugasanga yibera mu bagore naho banitse ijipo ajyayo, nubwo atanywa inzoga. Nawe ufite ikintu cyagukurikiranye wa mugabo we. Cyangwa se ugasanga ibyo byose ntabyo akora, n'intama y'Imana, n'undi yibera mu rugo ariko avuze ntawegera hafi aho. Cyangwa se ibindi byose arabishoboye, ariko agira akaboko karekare. Erega nawe ufite icyakwizirinzeho wenda, ariko ntabwo ari ngombwa ngo ukinyaturire. Oya, hera mu mutima wawe. Nujya no kucyatura bizagutunga, urushiduke wawe kubise hasi uvuga uti indwara iranyishe. Ariko uwo waturira ninde, ubwira ninde? Abantu ntibakizerwa, abantu si abizerwa. Umuntu urajya kumuganirira iby'iwawe mu rugo, ejo ukabisanga epfo mu gasantere, ukabivugira mu isoko ry'iwanyu Murambo, uje ukabyumva Kararama. Icecekere nawe ubwira. Ni n'iwanyu hari igihe ubabwira, bakaba bari bazi ko ufite urugo rwiza, wajya kubibabwira bakajya bahora buri munsi bagufitiye impuhwe, bati ubwo ureba rwose umukobwa wacu yaragowe, yararushye, kandi wenda umugabo ari hafi guhinduka. Niyo azahinduka ntibazabimenya. Kareka wakwicecekeye ubundi. Niba ufite inshuti imwe mwajya mubiganira mugafatanya gusenga, si ngombwa ko bigumana, wenda bitazagutera umwingo cyangwa ukarwara mu muhogo. Buriya ababyeyi benshi barwaye mu muhogo, ariko n'abagabo bakubitwereka, cyangwa se imihogo yabo nayo yamugaye, imugajwe n'agahinda karira. Abo bana banyu barabireba. Nabo usanga baratandukanye, umwe aryama ukwe n'undi aryama ukwe. Simbareba ngiye, mumbabarire, Imana niyo ibareba. Muratera abana banyu agahinda. Imana ibagiye neza muri business mukora. Bantu mucuruza, Imana ibagenderere muri business yanyu, kugira ngo mubashe gucuruza, amafaranga aboneke. Ariko nanone naboneka ukagira uwo mugisha ukawubona, uzirikana abashonje ubagaburire, ntacyo bitwaye. Niba ari ikintu kitagutera ubukene, ni ukugaburira umuntu.
kandi nujya kumugaburira ntugire ibindi wongeraho. Kera nabibonye aho Imana ihagurutse umuntu akamenya ko nshonje akanzanira ibiryo. Mama cyose yanzaniye ibiryo nshonje ngiye gupfa atabizi. Nawe wasanga Imana yaramukoze atabizi. Nanjye rero wasanga umunsi nakorwaho nkamenya ko ushonje, sibyo? Ndi kwibwirira abacuruzi, ariko Imana ibaho umugisha, ariko z'abacuruzi gusa. Nawe ubwawe wakorwaho ufite amafaranga, ukareba umuntu umwe cyangwa babiri uremera ukabagaburira abantu barashonje, abantu bafite inzara, abantu bambaye ubusa, wambara bubu za 200 ukabyimba cyane, ukambara bubu ziruzuye mu nzu, ibitenge biragerekeranye mu nzu, wasanga niyo uvuka mama wa yambara agatenge kamwe kacitse. Wafashe basi wenda uzajye n'iwanya aho bakuzi, ufate ibitenge bingahe. Hari umuhungu umwe nzi wigeze kubona amafaranga tubana mu uyu mujyi, sinzamwibagirwa. Reka mbabwire, yarabayeho mu buzima mva buri hanyuma hari y'ubwanjye, ko we nta n'ishuri yigeze akandagiramo, haba no mu wa mbere. None umunsi umwe Eric sinzamwibagirwa, abagize umugisha, hari ahantu nari mfite ikiraka mujyanayo, agezeho baramukunda kundusha ibi bintu tubamo. Ariko disi kubera ukuntu twe twibaniye sinagira ishyari cyane, ko noneho yari yanshumbikiye mu nzu twabagamo, ngira ngo yari wabyuka guhita ushyira amaguru hanze kandi hafi ya toilette y'umuntu. Ibibazo abantu bagira, Imana ni nziza, reka tujye tunayivuga tuyirate, utavuze imirimo y'Imana ubundi ntiwaba ufite ikibazo. Birangije rero ibyo ngiye kubibwirira, bungu aragenda, baramukunda, arakorera amafaranga araza, batinda kuyabahemba. Njye naratashye icyo gihe, inzu niyo yishyuraga inzu ibaze ko inzu yayishyuraga 4,000 harimo n'umuriro n'amazi. I Kigali ku Kacyiru dusha, ariko ya Kacyiru ndabasuhuje kabisa. Noneho bagiye kumuhemba, bamuhemba niba ari 150. No kuza byaramunaniye, ko bamubariye, arampamagara arambwira ati ngwino hano ntwase. Araza, ikintu ngiye kubabwira rero, yavunjishije amafaranga iza 500, ibihumbi hafi 70 hari ngira ngo. Ajye iwabo mu cyaro, abanywa urwagwa, abanywa ikigage, abanywa mudundubwo, harya ni dundubwo zabagahora, icyo gihe nizabagaho, abanywa urw'ibitoki, abanywa ibivuzo, abanywa ibibetezi. Ahangaha ati uramperekeza tu ni wabo disi, sinari mazi neza njyayo, bahitaga here bari Busengo wabo, ahera ku musozi 500 yo mu cyaro icyo gihe. Yewe data we, none uyu munsi yarakize, ubu nkubwiye ahantu afite umudugudu, ntabwereka nkubwiza ukuri kw'Imana, nta gihombo kirimo gukorera Imana. Ati n'ubundi se ko nabonaga nta garanti mfite ku isi, none barakize, ni umukire ukomeye, atunze umugore ntababwiye ukomeye, umuhungu ameze neza, yarakize. Tujya duhura tugatera story, tukibuka ubuzima bwabaye icyo gihe. Uyu munsi ni inkwigisha, nzaba mfite ibihamya by'ibyo ndiho ndakubwira, si ibishushanyo, no, ndiho ndakubwira gukorera Imana. Ubundi gukorera Imana ni iki? Reka nsoreze kuri iki mucyumve neza. Ntutekereze ko kujya kugaburira abantu bashonje, kujya gufasha abo bantu, ngo kubaka ibintu biraho, ibintu bifatika abantu babonera mu mubiri, nibyo bita ngo gukorera Imana. Never. Umuntu wese ufite ubumuntu, ufite ubumuntu, wumva afite ubumuntu, wagira neza mugenzi wawe, ngo no gukorera Imana. Ubundi gukorera Imana no kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo bagahindukira bagakizwa. Umuntu uri kumva aya magambo anyumva neza ari mu mwuka araza gusobanukirwa ibyo mvuze, kandi nawe umwuka gusobanurira usobanukirwe, sibyo? Niba ushobora gukora iyi mirimo abantu bakora y'ibifatika, kugirira neza abantu, nawe ufite ubumuntu wabikora, sibyo? Wabikora nawe, ibyo wabikora.
ukaba ukoze neza kandi kuko waba uhagaze muri rwa rukundo. N'ubundi Imana yavuze ngo ntiwakunda Imana utareba mu gihe wanga mwene so. Niba umuntu ushobora kumubwiza ubutumwa bwiza agakizwa agahindukira, uriho urakorera Imana. Niba ushaka kumugaburira ashonje akarya, uri umuntu ufite ubumuntu. Ukunyumva? Ejo udafata 5,000 ngo reka njye gukorera Imana, ukagenda uyatanga umeze nk'uri gutanga ngo uri kuguriza Imana. Ego ko Mana yanjye, uri kuguriza Imana? Oya, uyiguriza Imana kuko ntago abona ibyo uyigurije. Ariko abantu b'Imana muzamenye ukuri kuba bature, abantu muzabatuka. Niba ari uburyo bukujyana kugira ngo ubwirize abantu ubutumwa bwiza bwa Kristo bahinduke, bikore kuko uri umuntu. Hanyuma uvuga uti muri ibi bintu ndimo ndakora, ngiye gukoramo umurimo w'Imana, ngiye kubwiriza abantu ubutumwa bwiza bahindukire, bave mu byaha, bamenye uwabacunguye, bature Kristo nk'umukiza n'ubugingo bwabo, abayobora intambwe zabo, bakizwe, bahindukire, bave mu bibi bajye mu byiza. Ariko uyu munsi hari abantu dufite akaba akijijwe afite agakiza, ariko utamubwira ngo kwa runaka barashonje, ngaho ntabwo umuntu afite, wimurenganya, wimugora. Umuntu atanga ibyo afite. Hanyuma iyo Imana igize gutya ikaguteka ukagubwa neza, sibyo? Buriya gutanga ubwabyo ni umugisha, sibyo? Kandi utanga arahabwa, ufite umutima nawe arahabwa, agera kure, akagera ku rundi rwego. None se nkubaze, uyu muvandimwe ko yagiye akagurira abantu inzagwa, ubushera n'ubushera, oya mu cyaro bakita umusururu. Umusururu ikigage kimwe muri ibyo, namwe mujye mu nkosora. Kanze nitabe telefone mu minota mike. Imana bamugisha, Imana bagiye neza. None se ntiyabasengereye bakanywa? Uyu munsi benshi baranakijijwe kandi baratanga. Kuri mwene runaka n'abamuteye amabuye ari umwana, n'abirukankanye nyina amutwite, ibibazo. Imana kugiye neza rata, Imana iguha umugisha. Natangiye kubona ubutumwa bw'abantu benshi banyandikira aho muri. Imana ibagiye neza, abantu muzindutse mujya mu kazi, Imana igendane namwe. Imana ihira igihugu cy'u Rwanda, Imana iha umugisha u Rwanda mu izina rya Yesu. Imana iha igihugu cyacu umugisha, Imana iha umugisha umuntu wese n'umudugudu atuyeho, sibyo rata? Imana iguhera umugisha ku mudugudu wawe aho utuyeho, sibyo? Imana ihaguhera umugisha, Imana ikugirire neza, kandi Imana ikoreshe umuntu wese kugira ngo abere abandi icyitegererezo, abere abandi umucyo, umurikire isi nawe ubwawe nkurikiye. Isi ikwiriye kubona umugisha ku bwawe. Igihugu cy'u Rwanda, Abanyarwanda, mubere isi umucyo, mubere isi umugisha, sibyo? Imana ibahire, Imana ibagire neza, Imana iha umugisha umuyobozi w'igihugu cyacu n'umuryango we n'abamukomokaho n'abo bakorana. Imana ibaha umugisha, Imana iha umugisha abayobozi b'igihugu kugira mu bayobozi b'ibanze. Imana ibaha umugisha, Imana ibateze intambwe kugira ngo natwe tubere isi umucyo, tubere abandi icyitegererezo. Niba tubona batubonemo iby'ubutware, batubonemo umucyo, batubonemo ubudasa, bifuze gusa n'Abanyarwanda. Imana ibaha umugisha, Imana ibagiye neza, Imana ibambike imbaraga. Abantu bafite amafaranga yabo muyarye, ntawe bahagaze hejuru, ni ayanyu. Ariko niba warayakuye mu bibi, uba uri gusezera. Niba uzi ko wayakuye ahantu habi, uba uri gusezera. Cyangwa ubwire umuryango wawe uti rero musenge cyane, mwikureho imikoshi kuko nabateye umwaku. Ndasengera bari mu nzu y'imbohe, bari mu buroko, ndabasengera ngo Imana ibasure, Imana ibagiye neza. Wenda urarengana, ibi mbivuga buri munsi, cyangwa urazira ibyo wakoze, icyo si ikibazo. Ikibazo ni uko umutima wawe ukubwira. Niba umutima wawe ugushora mu bibi, n'ubundi uri inyuma y'amapingu cyangwa uri mu buroko, ubundi wowe urumva utari kurangira. Bibiliya iravuga ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa? Ni Gahini wabwirwaga ayo magambo. Nukora ibyiza ntuzemerwa.
Imana ibambike imbaraga, Imana ibarengere, Imana ibaganirize, Imana ibamugisha, Imana ibagiye neza. Mwakoze mwese abo twasenganye. Data akomeze kubahira kandi data abambika imbaraga. Data uhabwa icyubahiro kubw'uburinzi bwawe urindira mu bantu bawe. Data ushimwe ko utubitse mu biganza byawe, kandi ushimwe ko urambuye ibiganza twese turarya tukabaho. Bitakunze uyu munsi ejo bizakunda. Bafite agahinda ubaha umunezero kuko ari utanga umunezero. Ababuze ihumure ubaha ihumure mu mitima kuko ari utanga ihumure, ari we nyiri ihumure ryose. Umuntu wese ugukeneye akubone kuko ugushikamijeho amaboko n'umutima byose uzamugira uw'amahoro masa, kandi uri mu bwihisho bwawe ararinzwe. Igihugu cyacu giha umugisha, umuntu wese umuhe gutera intambwe yigira imbere ave ku rwego yariho agere ku rundi rwego. N'uwinjiyemo uwo mugisha ntasinde umugisha. Abo wagiriye neza bakaba batunze, bakaba bayeho neza kubera ubutunzi basanze, kubera ubutunzi bavukiyemo, kubera ubwo bashatse n'amaboko yabo n'ubwenge bwabo bagatera imbere. Ukomeze kubaho umugisha wabo, bakomeze kuwuryohamo no kuwishimiramo. Gusa ntibawutukemo Imana, ntibagusuzuguriremo, kuko ari we mubyeyi kandi ari we byose wabibahaye. Kandi umuntu wese afite umunsi we wa nyuma, umuntu wese akubahire mu gihe arimo. Abashonje, abababaye, abafite agahinda, abafite intimba zo mu mitima, nabo kandi mu mibereho barimo, mu buzima babayemo, ntihagire ugira igihe cyo kugutuka no kugusuzugura kubwo ibihe ari gucamo. Abantu bari guhemurwa n'ibihe ubambika imbaraga, be gusuzugurwa n'ibihe, ngo umugore aturugo kubera inzara, umugabo hata abana tumugore kubera ibihe. Ahubwo umuntu wese arindira ahari kugira ngo abashe guhagarara mu gihe cyasigaranye mu isi. Igihugu cyacu giha umugisha, umuntu wese umuhera umugisha ku mudugudu, kugira ngo umuntu wese abe icyitegererezo cy'abandi. Urwaye umukize, kandi ndabizi neza ko bishoboye. Tanga umugisha ku mukuru w'igihugu n'umuryango we, tanga umugisha ku bayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego z'ibanze. Natwe kandi abayoborwa tubashe kuba tugandukira ubuyobozi. Tabara itorero ryawe muri iki gihugu, abitirira izina ryawe cyangwa abitirirwa izina ryawe bahagarara mu murimo w'abakozi b'Imana. Be kuba bakomeretsa abantu, ahubwo baba bazanira ihumure. Aho usanga abantu benshi bahungabanye, nakomerekejwe n'umuhanuzi runaka, nakomerekejwe na paseri runaka, aho gavuga ati runaka, paseri runaka, profete runaka yansabiye ihumure, yaransengeye. Aba bitirirwa izina ryawe rero arabatambutsa ubutumwa hano ndetse n'ahandi, ukomeze kubayobora kandi ubahe umurongo mwiza. Bari mu nzu y'imbohe bibuke, ubagire neza. Imiryango yabo basize bafite agahinda, bafite umubabaro, bibaza niba ari ryari, ariko ubahe gukomera kandi nabo bahe kwiga no kugira ngo umunsi umwe tuzafatanya amashimwe, tuzamure gukomera kwawe. Umuntu wese uri kurira, mubyeyi wari ari kurira, mubyeyi wari afite agahinda, cyangwa se umugabo, nabo batabare kugira ngo babone ineza yawe, icyubahiro kibi cyawe. Abacu bari hanze y'igihugu bagiye neza, ibihugu barimo by'amahanga byuzuye umwuka w'ubutinganyi, byuzuye umwuka ufite amafaranga menshi ashobora gutwara abantu umutima, ariko ubarekere indangagaciro zawo kandi bamenye kirazira izo arizo. Si ngombwa ko baba bafite agakiza, bagomba gukizwa, ni ngombwa kuko umuntu wese agomba kwakira agakiza, agakizwa agahindukira. Ariko dufite impungenge ko n'abitwa ko bafite agakiza, imico yabo usanga ari mibi, imyitwarire yabo ari mibi, bahera ruhande, nta kirazira, imico yose basakuma. Ariko bana bacu, bashiki bacu, basaza bacu bari hanze y'igihugu, ababyeyi bacu, abana bacu, komeze kubahira, baganirize, basure, bambika imbaraga, bageze ku rundi rwego rwo kubasha guhangana n'ibihe ndetse n'aho bari. Icyubahiro kibi cyawe byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nge Ndikuzo Emmy, ndanezerewe turi kumwe muri uyu mwanya. Imana iguhe umugisha kandi Imana iguhire uyu munsi, umunsi udasanzwe ku buzima bwawe. Abajya guhigira hirya no hino, bajya guca inshuro, Imana igendane namwe aho mugiye guca inshuro kandi muze guhirwa.
nubwo babacunaguza ariko wakira ibyo baguhaye ugenda unezerewe. Data arakuzi, azi imibereho yawe. Hanyuma nawe ugiye hano hepfo mu isoko cyangwa hakurya mu isoko aho ryaremye uyu munsi cyangwa aho rirema buri munsi, Data aguhire, aguhuze n'umukiriya uza guhaha ibyo umuha, kandi ntuze kumubeshya kugira ngo wunguke, kuko twabonye impamvu yabyo. Umugisha w'Imana ubane namwe mu izina rya Yesu, amen. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite nasigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako mu Rwanda, kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi, mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints, tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good service.